atagira aho yicara, atagira gute, byapanze bikanga. Yavuye mu Rwanda ariko ageze i Burayi biranze, yagiye muri Amerika biranze, avuye Gikonguraje Kigali biranze, arakozinga problem. Aba bantu rero ni operasiyo yo kwivanja kwa dayimoni kugira ngo akuzane ibibazo bikomeye abantu mu mwuka. Uzi ko binagera aho ngo na pastor musenge bakakwanga, biri turashopinga. Yego. Kandi buryo umwuka uguma mu muntu uko umubiri w'umuntu ukiri muzima. None cya kabiri cyangwa se ukayibona ku buriri bwawe, ibaza uburiri uzabaze mu mateka y'abasobanura amasaha tumara ku buriri mu mwaka arutayo dukora kudutinda mu buriri buryo dutinda dusinziriye. Kandi iyo tugeze kuri bwa buriri niho dukora abana, Imana ikaduha abana. Cyo tubyumvikana. Ese urabona kiriya gikorwa wagikorera muri purafo ku buriri, hari ibintu by'urukundo bituma hamara igihe kirekire. Noneho ahantu hose hari ingirakamaro, even no kubona amaraso muri office ukoreramo, cyangwa amaraso muri business yawe, cyangwa amaraso ariko anyanyagiye. Biravuze ngo it shows a sign of spiritual attacks. Sitrokoka fiesta n'ibindi byose avuga ba bantu bona, ba bantu batakugaragaza the true color, batakwereka ibara ry'ukuri afite mu rukundo. Kandi nizera ko unyumvise noneho burasobanutse zino zurazumvise. Abantu bashobora kwereka ukuri mbese ni hari uruvu iyo rugeze ku cyatsi ruba icyatsi, umukara rukaba umukara, mbese bahinduka nk'ikirere cyangwa uruvu. Yeah. So my friend, everybody, girl and the boys, basta, mommy and daddy. So I want to tell you, if you receive there's a dream in your life, just please don't tell him or her, because n'ubimubwira azahita afata ibyo yakoraga nto abikwereke hazarana. Unamwandikire SMS kandi benshi barabizi ubu, ushobora mwandikira WhatsApp akayisoma ntago subiza. Shimira mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo ko tubana hano ku bumwe bw'abera ministries. Imana y'amahoro ibaho umugisha, ibishimire, ibahe kuba mu gihugu cy'Uwiteka Imana yanyu, ibaha ibanezeze mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Rero uyu munsi wa none n'ubundi je kuri kamera z'umwe bw'abera ministries kugira ngo tubashe kuganira ariko tugenda twihanganisha abantu basizwe iheruheru na jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994. mukomere mwaratemwe ariko ntabwo mwaranduye imizi. Niyo mpamvu habayeho gushibuka. Imana y'amahoro ishimwe kandi never again. Mwaramutse neza mushumba? Mwaramutse amahoro, ndashima Imana. Nanjye kuvuga reka nzakivuga ikindi gihe. Reka tuza abantu bari mu majyepfo, amajyaruguru, burasirazuba n'iburengerazuba, umujyi wa Kigali, intara ya gatandatu y'abadiaspora. Imana y'amahoro ibaho umugisha kandi ibanezeze, ibasetse, kiruta byose ibahe by'umutima yanyu yifuza. Amen. Amen. Uhaye ikaze rero ku bumwe bw'abera ministries. Urakoze cyane, Imana iguhe umugisha mukozi w'Imana. Munsi ndashaka yuko tuza gucumuza uburyo umwete, twatangira dusenga Imana noneho tugakomeza. Imana iguhe umugisha. Urakoze cyane, ndabashuje mwese bakurikiye umwe bw'abera ministries nk'uko umukozi w'Imana Emmanuel yabivuze nuko yabisobanuye, aho yagaragaje ko dukomeje kwihanganisha abantu baburiye ababo muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, kandi tubabwira ngo mukomeze kwibuka kandi mwiyubaka, kandi ikindi mukomeze gukomera imitima mutera imbere ko bishobora kugenda neza. Rero Imana ibaho umugisha, dusenga Imana. Kandi dukomeje gusobanura ko mu bintu binago bihagarika abantu imitima hamo n'inzozi buryo. Turagira ngo tubakomeze mu buryo dusenga Imana. Mana data twese turagushimye kuri Imana yacu, umukiza wacu kandi dukunda. Turagushimye ko utajya utureka, utuba hafi kandi ukaturengera ukadutabara. Iyo tugusenzura twumva, twinzura twumva, iyo tuguhamagarira twumva, tugushatse twumva. Mbega ibintu byose bidukora neza, tugubwe neza, no habwa icyonya guhora ngo ndagushimiye babuze ibyiringiro bahereze kandi bagere mu rugo rwiza. Ndagushimiye kuri Imana ibikora kwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Haracyariho ibyiringiro, ntucogore ntucuke intege wowe uhungabanye, haracyariho ibyiringiro.
mushumba uyu munsi ndagira ngo tubandanye dukomeza aho twari tugeze. Twabonye n'ubundi inzozi ku wa mbere zitandukanye. Uyu munsi wa none tuzaniye iki? Dukomereze mu nzozi cyangwa mubaze ibibazo by'uruhure? Reka dukomeze uko namva nasobanuye, urabutega amatwi uze kubariza abantu kugira tuyikora interpretation, nubwo twasobanura inzozi zigera kuri 3 cyangwa 4 ariko tugakoramo interpretation kuko umunyamakuru hari icyo yongera muri cya kiganiro. Ubushingira ngo twari twaganiriye ibijyanye no kubona umuntu yose umwana, twarabivuzeho by'umuganga turabivuga. Noneho uyu munsi najya nifuza ko twaganira inzozi nazo zitari nyinshi cyane. Twavuze no ku kiraro, noneho tugiye kuganira no ku cyitwa ngo inshuti mu boyfriend cyangwa inshuti mu nzozi. Abantu benshi usanga mu nzozi zabo hari ikintu kibagora gusobanukirwa. Yego. Ubu ngubu tugiye kuvuga ko twavuze kuri burigi, ndibuka ko genze ko nabivuze hejuru, ndabizi ko nabivuzeho. Reka tuganire mu izina rya Yesu. Icyambere reka ndubwire ngo bantu b'Imana, inshuti z'Imana, impamvu muri iyi minsi dukomeje no kuvuga ku nzozi ni ukugira abantu bashe kubohoka. Ndashimira abampamagara, ndashimira abamvugisha. None ngo ngiye kuvuga cyane ku nzozi yitwa kubona inshuti yawe, boyfriend or girlfriend. Kumubona byagenze gute? Mu nzozi. Kumubona gusa mu nzozi. Kubona boyfriend mu nzozi. Iyo urota inshuti yawe, boyfriend cyangwa girlfriend, waguporopozinze yuko mushobora kuzabana cyangwa atarabikubwira, bivuze yuko ari ukuri. Nta nubwo bisobanura ko atari ukuri kuko nta nakwitangira, kandi uzategereza ko azadekarara ya fiyansaye ntayo uzabona. Ugomba rero kwirinda gukora ikosa ryo kugira ngo mubwire ko wazirose cyangwa wabimenye kugira ngo abashe guprotectinga. Ukuvuga ngo wowe urose ubona boyfriend cyangwa se urose ubona cyangwa boyfriend, cyangwa se niba uri mariye ukarota wongeye kupropose umugore cyangwa umugore agupropose ngo mubane. Aho noneho uze kuzamukiramo rimwe, kuko hari uwazatubaza ati none se kurota wongeye gukora ubukwe kandi warabukoze. Ibyo nabisobanuye kimebwira ko ari urupfu cyane, ariko cyane iyo uwo urose umupropose ugasanga uwo mukoranye ubukwe ntabwo umuzi, uri wenyine nubwo wambaye ikanzu cyangwa costume, ariko uwo ugomba kubana nawe ntawe uhari. Hari igihe rero aba hari mushumba, aba hari kandi ari wa wundi n'uwo. Ariko nijoro bo bajya kubona ukora ubukwe ntubone wa wundi. Ndavuga kubona uwo mubana mu buriri. Aho turabisobanura nyuma n'ubu. Murakoze cyane. Nuvuga ngo hahandi ubona umuntu ukora ubukwe n'umuntu, reka maze ngicaza kuri boyfriend kwase, ariko nawe murazanye bya bintu byawe. Reka duhere kuri boyfriend. So biravuga ngo mukobwa musore nuramuka mu nzozi zawe uryamye ukarota ubona umuntu mwarimo muganira muvugana ukabona aje mu nzozi, biravuze ngo si ukuri guhari, niyo proposal ya mariage ntuyitegereze. Ibyiza rero kugira ngo uyibone ni uko usenga ugaceceka ukamwihora ntubimubwire. Urabyumva aho ngaho. Noneho kubona umugabo mubana mu buriri aguporopoza ngo mwongere musezerane, icyo bivuze aho ngaho niki? Arimo araguca inyuma. Niba abantu baza akajya gukorera ibyaha inyuma aho ngaho, yaza akaza kukubyarizaho. Ikinyarwanda urakizi n'igiswahili kujya umuntu akaza kukubeshya nyine akajokinga, akaza gukina, mwajya mu buriri agakina agakino kadafite arbitre, kakagakina ntaza kariko kananutse katagize gute, bya ko yakwereke yuko ahari ariko by'ukuri yibereye ahandi hantu. Ikindi iyo ari nk'umudamu cyangwa ubirose muri ubwo buryo niki, bigaragara ko umutima we nta kikwishimiye nka mbere.
ntakikwishimiye, ntanyuzwe n'ibyo umukorera, ntanyuzwe n'aho rero umugore, bivuze ngo muri mind ye hamaze kwinjiramo ikindi kintu kitari cyiza cyo kumva nyine bati arangaburira, aranyambika, mpibiryo, ariko hari icyo atama. kandi ko wa mugani Emmanuel ubyibuke, dukura abagore n'iwacu n'ubundi bambaraga, banaryaga, abana baguwe neza. icyo baje gushaka ni twebwe, kandi icyo badushakaho turakizi. ntabwo baba baje gushaka ibigori mu rugo babisizeyo, abaje gushaka ibigori batabashije kwiha muri uwo mwanya. so rero ko umuntu umwima ibigori yaje gushakaho, biba bigaragara ko arose ibyo bintu. Mwuka amubwira ngo itonde, wa muntu ntabwo ahari. banza muzi ikinyarwanda kibashye ukuntu. umuntu ntabwo n'ukuri pe, inshuti zanjye munkurikiye, abagabo, bagore, basore mu byumva, ntabwo umuntu aje kurya kuko no mu rugo bararyaga. umukobwa mu rugo yararyaga, umuhungu mu rugo yararyaga, twarambaraga, twagiraga amatelefone meza, twagiraga ama smartphones meza. so icyo abaje gushaka ni ikimugoye atigeze abona, kandi urangije urakimwimye, ahubwo ugiye kumubeshya gusa ngo urahari kandi udahari. so nicyo nashaka gusobanura rero. iyo urose ubona uporopozwa n'umugabo mubana mu nzu, cyangwa uporopozwa mariage n'umugore mubana mu nzu, biravuze ngo mu buriri bwanyu Satani yaryamyemo hagati, nta byishimo byo bashakanye bihari. niyo bagiye kwishima ntibishima bose, umwe yikiza umusonga wakikomereza. nta gihe afite cyo gutekereza ku muntu baryama bari kumwe. icyo ashaka nuko arangiza ibyo akeneye gukora bikarangira akagenda. ubwo ni kwa kundi ubona haba harimo guhimana. nicyo bisobanura kurose bene izo nzozi. ariko turabagira inama rero n'iki bakora. akantu uvuze ni keza mushuri. hari n'undi muntu wavuze ngo nitujya tuvuga inzozi tujye tunatanga n'inama, tubone kujya njye niko nsigaye mbikora rero. nsigaye ntanga inama vraiment, kuko nibwo buryo uko mba nabisengeye nabiteguye, kandi urabizi biba biri kuri telefone. umuntu ureba nyifite, Imana iguhe umugisha, buruzangurira ryo tanga ikiyayine tablet. ubwo ndazi ko ndumva iri buze kuza. wowe niwe ugiye kuyimpa kugira ngo njye sinjye ndambura telefone nyasoma gutyo. rega byose nimwe niho dukura inkunga, nimwe bafasha bacu, nimwe mu turwana. so urumva wa boyfriend umaze kurota bino bintu ntabwo biza kukorohera. icyo ukora wirinde kubimubwira. nta afite intego, ariko ntazo kandi ubimubwira ko warose ukuntu. don't tell a mistake, don't make a mistake by telling him. ntukore iryo kosa ryo kubivuga, kuko nubivuga aratangira kumenya ibyo yibitsemo. ibyo yibitsemo nta byapurike ku mugaragaro. urabyumva, kuko ubwo azi neza ko nubwo muganira reka atafite gahunda yo kubana nawe. noneho rero cyangwa afite ahandi aracyagerageza, aracyasacinga, kuko burya hari umuntu umara kubona boyfriend cyangwa girlfriend, cyangwa se yakoze na marriage, afite maze kuba married, bose babana mu rugo, asanga still searching, kandi afite icyo ashaka yarakibonye. so ibi birasobanura ngo muri urwo rukundo rwanyu haracyariho gushakisha, kandi baramaze kubona. still searching when yari afite icyo agomba gushaka. so rero mu makosa utagomba gukora, ugomba guceceka ukabimuhisha. niko bavuze, niko nabyanditse ngewe. don't tell him. if you follow it up with prayers you will pray, may force him to declare his intention to marry you. Don't make a mistake by telling him okay. uzakoresha ijambo riri muri Yesaya ko umwami Imana azantabara 15:8, hanyuma usenga Imana igufasha. ariko umuti nuwo nguwo. gusa ku bantu bakiri ba boyfriend na girlfriend byo biroroshye cyane, ariko biragatsindwa kubona umuntu uri mu rugo rwawe muri kumwe atangira kujya gukora ibyo bintu, aguporopoza, kandi n'ubundi ibyo afite yarabibonye. rero uyu ni umwuka w'ubuhehesi, n'umwuka w'ubusambanyi w'abagabo cyangwa abakobwa, n'abagore cyangwa abagabo batanyurwa n'inkoni imwe, ahubwo bumva bashakisha hose ngo bagende amwe fanta, orange, citro, coca, fiesta n'ibindi byose. ba bantu ubona, ba bantu batakugaragaza the true color, batakwereka ibara ry'ukuri afite mu rukundo. kandi nizera ko unyumvise noneho.
barasobanutse zino nzu urazumvise ndazumvise abantu bashobora kwereka ukuri mbese ni hari uruvu iyo rugeze ku cyatsi ruba icyatsi umukara rukaba umukara mbese bahinduka nk'ikirere cyangwa uruvu. So my friend everybody girl and the boys basta mommy and daddy, so I want to tell you, if you receive as a dream in your life, just please don't tell him or her, because nubimubwira azahita afata ibyo yakoraga nto abikwereke hazarana. Unamwandikire SMS kandi benshi barabizi ubu, ushobora mwandikira WhatsApp akayisoma ntago subiza. Hakaba no yisomera muri envelope kurya usoma udafunguye hano hejuru ugahita uyisomera aho ngaho akarimanura gutyo ukayisoma warangiza ukonyuka ntafungure ubone ko wamusomye. Hari n'indi system yaje yo kutagaragaza isaha uri kuri online, ukabaho abantu bazaze kutabona online batarakubona online n'umunsi warimo. Ibyo twese tuzi kubikora. Ubonye ibyo bimenyetso, please senga cyane ngo mwami Imana ntabara, shyigikira ko mwami Imana azantabara, n'andi magambo meza yose y'urukundo, Imana iguhe umugisha. Twagiye aho uranyuzwe? Ndanyuzwe cyane, keretse kukubaza ngo none muri iki gihe uyu musore ari cyangwa se uyu mukobwa ari kurota zino nzozi, aramutse nde azirose akazibagirwa yabigenza ate? Nasaba Imana kutazibagirwa. Kwibagirwa ni ikindi kibazo nacyo. Kwibagirwa inzozi nabyo ni igikoresho cya Satani. Kuko muri iyi minsi nawe bariho karande n'imivumo. None se muri iyi minsi abo tuganira benshi urabizi, yenda hari abo utamenya ariko barampamagara benshi. Hari ndabashimiye abantu benshi batandukanye. Hari umudamu wo muri Amerika, Imana imuhezagire, yambwiye akababaro ke. Njye sinshobora guplayinga amaudio y'abantu, ariko ninjya mu gikari ndayikumvisha. Bambwira ati ibi nibi twarose, ibi nibi twabonye, ibi nibi, kubera kibagenda babohoka. Rero wibagiwe inzozi kandi twamenye ko kurota ari impano y'Imana. Kurota si impano y'Imana, ugusobanura yo ni impano y'Imana ariko iha umuntu yagenye kuyeho. So ikintu wakora ko buzibagirwa ubwabyo ni ikibazo. Reka tubasengere ntazongere kuzibagirwa, kuko birasobanura ngo nzabasanga musinziriye bashyizweyo, si rimwe si kabiri nzavuga ngo nubwo batabyitaho, ngo nyamara ngo mba mpamya ibyo nigishije. Yego, mucira ikimenyetso ku byo mbigishije. Imana irahaguruka ibwira Miriyamu ati mureke amagambo n'amatiku, mureke urusaku rwanyu. Kuba Mose atazi kuvuga nta kibazo, kuba Mose yararanga umunyamahanga akazi nta kibazo. Mose ndamukoresha, mwe tuzatuvugana mu nzozi no mwiyereko, ariko Mose ni face to face. Byose ngo zigira akamaro. Nukuvuga ngo hari abantu Imana yahaye kurota ari nawe yahaye. Oya, no. Kurota ni Imana ya buri wese. Ndagira ngo icyo kintu gikosora ucyumve. Kurota umusiramu ararota, umupagana ararota, umupfumu ararota, umurwayi ararota, umuzima ararota, ushaje ararota. Ni ikimenyetso kandi kurota ni imvugo y'Imana iri direct kubibwiye. Ariko ashobora kutabasha kuyisobanukirwa, ahubwo agasanga ab'Imana yahaye impano zo kuyisobanura. Ntange rwose nta muntu njye impaka ko icyo kintu Imana yampaye iyo mpano mu buryo bukomeye. Nukuri yampaye impano mu buryo bukomeye. Nyamara yampaye impano mu buryo bukomeye. Haleluya. Ndazisobanura mu bintu biri profession, biri na profession, ngo mu buryo bw'ubuhanuzi, mu buryo bw'umwuka, mu buryo bw'imbaraga. Ni ibintu Imana yangeneye kubisobanura ntaciye ku ruhande. Ndihamije kuva nabaho, ariko se ntivuze ninde wamvuga. Kandi bikoze igihe kirekire. Kandi ntiwisobanuye. Oya, bivuze igihe kihanonye kubivuga. Nuvuga ngo hari umuntu kurota n'ibya bose begemba bwiza ukuri. Rega twebwe tugira kategori zo kumva ko Imana ifite ibyumba bigera nko kuri 80. Imana ifite ibyumba bigera nka 80. Urumva ko hari icyumba cyo gushyira nk'abarwayi, cyo gushyira nk'abazima, cyo gushyira nk'abapfumu, cyo gushyira nk'abasambanye n'abajura. Imana ikunda abantu bose yaremye, umunsi arayikoreye. Still now Imana we ntago ari kujya ndi mu mwuka, ariko we ntubimujyamo cyane. Oya, ndagira ngo abantu bikuremo ikintu. Imana ntabwo ari itera ubwoba. Imana si umwicanyi, Imana si umugome. Still Imana n'urukundo. Nk'uko ukunda umwana wawe wakunaniye, ni nako Imana ikunda abantu bose. Ntizabuza rero kubaganirira, ntizabura kubasanga, kuko yifuza ko bahinduka.
niyo mpamvu ari umupfumu ararota, ari umurozi ararota, uwibwa ararota, umuzima ararota, urwaye ararota, kuko ni ikiganiro ngo ni direct dialogue with God. Direct kuko n'ubundi ushobora kurota uwo muryamanye ntabyumve, yego, nawe kandi akarota ibye, mwese muri aho ngaho. So rero ugomba kugira impamvu ngo inzozi ni ikimenyetso gikomeye. Muzirikane kwitwa Gideyoni ndarwa arahakana ibintu byose. Imana iramubwira ngo manuka ujye ku nkambi ya Midiyani nkwereke. Yaramanutse akihagera ngo asanga abantu bari kurotora mugenzi bati naraye mbona irobe ry'umutsima ryikubita ku mahema yacu. Arasanga ngarabwa yose ararangira. Undi aramubwira ati iyo ni inkota y'Uwiteka na Gideyoni. Umwe yarose ariko ndetse zisobanura kandi uwo ntanasenga. So please, Imana ntabwo ari mwene wanyu, nta yishoho n'ubushuti n'iki. Imana iradukunda uhereye ku bagome n'abagambanyi n'abagira ibyisoni nke n'abasambana n'abajura, nabo bose ntabwo yabareka ko Yesu yapfiriye bose. So rero nta byumba yagiye ikarasamo, nta gereza yagize ishyiramo. Rero niyo mpamvu tuganira twese in general. Icyo gikwiriye n'iki ariko benshi ntayo gusobanukirwa. Niyo mpamvu ngo ni imvugo y'Imana, ni like a conversation iba ari direct from you to God. So ikubwira ngo just please be careful, bamaso, hindura, caha, cyakora gutya, gera kure hashoboka kugira ngo ubashe kugira ya ntsinzi ikomeye. Niyo mpamvu tugomba kurota, utabisobanukirwa ugahamagara ndahari. Ariko ukibuka ikintu kimwe, inzozi zose ugomba kuzirikana inama nakugira yindi. Nkubwiye imirongo usoma, nkubwiye n'icyo wakora. Icyo ushaka urakibibira, n'icyo ukeneye ukigeraho. Biragusaba iki? Umenya gutanga igitambo kigukuraho inzozi mbi, kandi umenye kubiba kugira ngo ibyo wifuzaga bya mariage byihute. Nta kintu cy'ubuntu kiba gihari. Yavuze ati genda iki bose, yaba umukozi w'Imana Isaka agiye gusaza, ati genda umbagire ya nyama nkunda, tuzinguhesha umugisha. Kuki atabwiye se umugore ati fata muri za heno nzanira aho ngaho. Byose Imana ngo ntambira igitambo banyubahiriza. Icyo ushaka urakibibira, icyo ushaka uragitangira, kandi urabona ko harimo karande n'imivumo, ugatanga igitambo cy'ukura icyo kibazo. Imana iguhe umugisha. Tugeze rero ku maraso anyanyagiye. Kubona amaraso anyanyagiye ashobora kuba ari ku mwenda wawe, ashobora kuba ku bintu byawe, ashobora kubona ku mafaranga yawe, ushobora kubona amaraso ari ku buriri. Byose turabisobanura byumvise. Mbona uvuga ngo kubona amaraso yamenetse ku myambaro, umubiri wawe se, ku mafaranga yawe, cyangwa se ku buriri uryamaho. Bano ngo bino bisobanuro bikomeye. Bisobanura icyo twita spiritual attack. Imyuka mibi kwatatse kabisa. Kandi iri very serious kugushyira hasi. Iri very serious gushyira hasi ubuzima bwawe bwose. Uyu munsi nifuje ko tuvuga inzozi nke kugira ngo tugire ubusobanuro bwimbitse. Dukeneye ko abantu bacu babimenye. Kandi mukomeze musharinge, mukore comment, ndetse munakore like, muhereze na bagenzi banyu. Ubu butumwa bw'ibwihererana ni ukuvuga ngo kubona amaraso yamenetse. Niba ujya urota mu nzozi zawe ubona amaraso anyanyagiye ku myenda, ku mubiri, ku mafaranga, cyangwa se ku buriri, tonde nkubwire, umwambaro uturinda ko tubona ubwambure. Kiracyemera. Icya kabiri, umubiri ni Imana idukoreshereza. Urumva ko bakuyeho wa mwambaro usigaye ufite isoni. Umubiri ni uburwayi. Noneho amafaranga nashaka bari inoti y'ijana yawe. Amafaranga niyo atubeshaho, twese turabizi. Tubeshwa mu mwuka, tutunzwe n'iby'umwuka, ariko mu mubiri turashopinga. Kandi buryo umwuka uguma mu muntu uko umubiri w'umuntu ukiri muzima. None icya kabiri, cyangwa se ukayibona ku buriri bwawe. Ibaza uburiri, uzabaze mu mateka y'abasobanura amasaha tumara ku buriri mu mwaka aruta ayo dukora. Kudutinda mu buriri burya dutinda dusinziriye, kandi iyo tugeze kuri bwa buriri niho dukora abana, Imana ikaduha abana. Iyo tubyumvikana, ese urabona kiriya gikorwa wagikorera muri purafo? Ku buriri hari ibintu by'urukundo bituma hamara igihe kirekire. Noneho ahantu hose hari ingirakamaro, even no kubona amaraso muri office ukoreramo, cyangwa amaraso muri business yawe,
cyangwa amaraso ariko anyanyagiye. Biravuze ngo it shows a sign of spiritual attacks. Umwuka mubi Satani yahamagaye abarozi bo muri Tanzania, bo muri Kongo, b'Iburaya, abazungu, abirabura, yahamagaje imyaka yo kwa bene wanyu n'isi yo kwa bene, yahamagaje ikintu cyose kugira ngo bagushyire hasi utongera kuzana. Nyandi umuntu arwara mugasanga ngo yapfuye. Saziziki icyo yarakibonye ntiyakimenye Amaraso nyine. Erega ibitambo Satani ntazabura kubyishakira. Hari umukobwa ejo bundi waguye Nyamirambo arwaye mu nda gusa ahita apfumwa. Hari abantu batamenya bijya bintu. Spiritual attack mbi cyane igukuraho abana, igukuraho umugabo. Ndagira ngo wenda uraza kubabariza maze kugisoza aho nabiteguriye. Yasobanura ngo kandi ubyumve neza nkurikiye, ni spiritual attack. Niba uzirota kenshi gashoboka, birakubwira yuko hari isezerano abantu bakoze baguhuza naryo utabizi, uri imbohe y'umwanzi. Like a father, like a mother, like your husband, like your wife. So bishobora kuba ari papa wabikoze, ari mama wabikoze, ari abavandi. Meme nkubwiza kuri Emmanuel, ubona nk'ubu mwe muri abantu mukora ibintu byo ku ma YouTube mudufasha, umuntu akagenda akagutambira igitambo utanize, akazirika ibirakabyara, n'uwo mukoranya akakwambura. Bageze bikubaho n'uwo mukoranya akakwambura, n'ukoze bikanga, wangiza filime ukoze igapfunda ugasanga ntajwi igira, ubundi ugasanga bego katereko se n'ibiki ndibona korwa hirya. Ariko bishobora kusanga mu nzu zibona rose bibona amaraso, ariko ntiwamenya ko hari umuntu wagutambiye igitambo. Biroroshye kuko Manuel ndamuzi, wanavuze kuri mwene wawe undi simbigarukaho, kugenda akajya mu bapfumu hafi aho ngaha gutamba bati ibintu bya Manuel bijye bishya byose, ugashyira imbaraga, ukasanga abana babaze n'abakugira ngo favor ukawusiga. None ukibaza ibintu ndimubona n'ibiki. Abantu batambye ibitambo by'abandi, kuri ugiye gukora mariage hari ukuntu bakogosha umusatsi batabikubwiye, cyangwa abawogosha ngo baratwikura uko bakumbitwaye na nyogose ngita kwemera, ugategereza akana. Kubera iki? Hari ibyo bakoze, ariko iyo urose ubonye amaraso automatically twubonye cyo kwisobanura. Kuri bantu mudukurikiye ubumwe bw'abera umukozi Imana ndabona yumiwe neza, marandeba nuko atabiyereka ngo urebe yaje. Ndagarutse nandi kubitekereza niba izo nzozi zikubaho inshuro nyinshi, bisobanuye ko hariho isezerano rikuboshye wowe na Satani kandi ryakozwe n'abandi bantu. Noneho iryo sezerano utarishenye, umwanza kugiraho imbaraga mu kuwukoresha no kukuzanaho ibindi byago bidasanzwe, ndetse no guhora uhanganye n'abantu, no guhora uhanganye n'inshuti, no gukurwaho abantu, no kugusenyera urugo, no kubura amahirwe, abana bakiga ntibabona akazi. Muri make ibintu byanyu bikagenda bikabafuti burundu, ku buryo batari ku bundi ni yewe habaye iki, kubera iki mbikora, nkora iki. Ukajya mu rusengero ugasenga, ukajya kanyarira ku kinzanye, ukajya hejuru ukamanika ugasenga yirindwa y'umunani, ariko sitiri ukajya mu rusesi imanza agabanya ifiriti mu gapuderi, ukaza ngo yari yarabivuze ugasenga yitatayine, ugahamagara abaprofete n'abaprofeteze, ugahamagara iki, ariko sitiri ntubashe kuba ubasha kubroka unblock, utabasha kuburekinga icyo kintu ko ntibabimenya. Ariko Imana yaguhishuriye mu kimenyetso cy'amaraso anyanyagiye, kandi ahantu hose hari imbaraga. So rero na mariage ikangwa, urugo rukangwa, kwa sobukwe bakakwanga, ntacyo mwapfuye, kwa nyoko bukwe ntacyo mwapfuye, ugaha umuntu wamuguriza amafaranga akwambura yanaraka gutuka, rero ugasanga buri gihe abantu baragufata nk'umuntu utarakukumbi ni ukurwana. So ikintu ukwiye gukora, Satani abakora operasiyo kugira ngo akurwanye, agushyire hasi, akurangize, kandi ahora kuzana ibibazo bya buri munsi. Ahatuza wari wumva uwo muntu atagira hatuza, atagira aho yicara, atagira gute, byapanze bikanga. Yavuye mu Rwanda ariko ageze i Burayi biranze, yagiye muri Amerika biranze, avuye gikonguraje Kigali biranze, arakozinga problem. Aba bantu rero
ni operasiyo yo kwivanja kwa dayimoni kugira ngo akuzane ibibazo bikomeye haba no mu mwuka. Uzi ko binagera aho ngo n'abapasiteri mu rusengero bakakwanga n'abahamatu bakakwanga. Njya mbona abantu rwose banga umuntu bakamwanga mu rusengero, yagira ijambo avuga bakanyeka. Hari igihe n'amaturo batatanashaka. So umuti rero nakubwira n'uwe, ndagusaba ko ugomba gusenga ngo aya maraso yose ntazi aho yavuye ku buzima bwanjye, kuri mariage yanjye, ku bucuruzi bwanjye, ku bana banjye, ku muryango wanjye, ndayakansorinze kubw'amaraso ya Yesu Kristo umwana w'intama w'Imana. Let me learn in English. Every stranger blood upon your life, marriage, be cancelled by the blood of Jesus Christ of Nazareth. So ugomba gukansoringa ngo the stranger blood must cancelled by the name of Jesus, by the blood of Jesus Christ. Hanyuma umuntu twamubwira ko agomba gusoma byahishuwe 12:11, agasoma mu Bafilipi bice 4:6 wa 7, agasoma na 3:5 ujya nkunda cyane. So tugatana urana n'abambura rwane n'abandwa endi nkota nini ntoya ushinga ucu umuntu agara ubwira umutima wanjye wimira abangenzi ubwira umutima wanjye ngo tuza epfo njya nkunda ijambo ngo icyo mfite kimwe gikiza intare gusa, ariko ngo bashaka kuncoshomera ngo bamare, ariko Mana uzandinde. So ndumva twagarukiraho kuko zirahagije umuntu amaze kubyumva. Hari icyo ambaza ngo dusoze. Ikibazo ni kimwe, uyabonye ko muzakorana ubukwe, ikintu cya mbere kumubwira ko we yamubonyeho cyangwa uwo muzabana cyangwa uwo mucuruzanya, ahita umenya ko umuntu mugiye kubana afite isezerano, ari binding, afite dayimoni muboshye. So icyo gihe iyo ari umukristo mwiza uramubwira akabohoka. Hari n'abatabyumva, ariko iyo gihe bitakunda, kuko urukundo mukunda ntirwakurwaho no kwamubonyeho ya maraso, ahubwo you are the one wo kugira ngo abe abohorwa icyo kintu. Ugomba kumusanga nawe mukaganira, bitagukunze ugashaka umukozi w'Imana. Ese ntiwarose yamara kubona abanyamaraso bimeze bite mu buzima, wamufasha. Ariko ubonye ko birenze urwego, no ku mukozi wabibona, nanjye dukorana wabimbonaho, hari undi wabibonaho buriya. Icya mbere twavuze ko ubibonye ku wundi. Reka mbabwire ikintu cya mbere, Yesu yaravuze ngo ukunde mugenzi nkawe ubwawe. Ntiwakwifuza akapfa na mugira inama, muhuze nahiuze TV nahe muhuze n'umwe bwabera, muhuze n'abandi bamufasha gusobanukira ibintu byose, kuko niyo nshingano. We twamubwira icyo bisobanura. Uranyamamarije hoya ntacyo bitwara ati huze TV. So umuti wa mbere ni ugusenga. Every stranger blood upon my life, marriage, business, my family, my prosperity, my everything which I have, be cancelled by the blood of Jesus Christ of Nazareth. So agasoma ya mirongo nababwiye ibyahishuwe 11 Abafilipi bice 4. Ndumva ari uwo muti nazanye umunsi kukubwira inzozi tukanayicukumbura, tukabwira n'umuti wo kuyikura. Ibisigaye uri ikintu menye ku breakinga kino kintu utazakibagirwa ukimenye. Iyo watanzeho igitambo nuko nawe gitanga bikava. Iyo ni hame utabasha kugira. Hari abandi bamakara bambaza ngo se ngo nangaye ndabwana byanditsemo. Uzakubwira umubare uzabwe ko atavuganye n'Imana. Wowe ubwawe nibikuboshye, ni wowe ugena uko uzabohoka mu buryo bwo hejuru. Nukora bike nawe urumva ko bizaba bikeye, ariko nukora ibiremereye nawe uzakorerwa ibiremereye. Ubundi iyo waronse umufiance mwiza, kumukwa ubiva ku mutima wawe, ukavuga uti uyu muntu inkwano naho umubyeyi wamureze inganite, babuti nubwo muhaye nakamuhaye, ariko uko umutima n'ubushobozi byawe bingana, ariko uzatanga igitambo. Ndabashimiye mu izina rya Yesu Kristo. Igitambo gikomeye yego rwose. Yego, kandi Imana y'amahoro ibahe umugisha, bishimire. Shalom.